igikombe cy'amahoro sibyo igahita izamuka mu cyiciro cya mbere yagera mu cyambere ikitwara shampiyona igakubita amakipe hafi ya yose igatwara super cup ikatwara n'igikombe cy'intwari ni n'ikipe ku isoko bihari ifite ubushobozi bwo kwagenda igakura umukinnyi mu bo bahanganye direct ni ukuvuga ngo ibiri seriye cyane politiki babona ko ibiri serious ni ikintu cyiza kandi erega izi kipe zose zikomeye ku mugabane wa Afurika muba mutegetswe kugira ikipe y'abagore yani itegeko rya kafu ni bibe byiza na peri y'abagore nayo izamuke izikomeye noneho tubone noneho derby kuko ntekereza bamugane yego birenge kuba kumva ngo nuko ari itegeko rya kafu ngo dushaka gusohoka ngo dupfe gushyira nk'ibyo twabonye polisi ikora kujya na equipe yabo ya polisi iterwa amaga abapolisi babuze ku kibuga bacunga umutekano ku kibuga cya polisi yacu kandi ni match yabo ibaze banyuru bwite no kwicunga umutekano wa match yabo bigorana icyo gihe bita bigaragaza ko nyine ko bashyizeho kuko bagiye gusohoka hari umuntu wakoresheje terimi kiragiye bavuga bati oya gore rifite ikipe y'abagore njye bavuga ko ushaka gutwara igikombe kandi shampiyona biragoye gitwaye shampiyona gitwaye cyamora byagenda bite bajya gutira none polisi yakoze ikintu cyitwa ntiza perimi ntwareho iriya kipe nta payere yose situyizi bita basaba amafaranga yo kugura indi kipe bakayiyitirira yego cyangwa se ariko nanone biriya nasanze ferwa bafataga kubyemera birabarisha nabi niba ufite ubushobozi shinga ekipe nazazi zihari nyine zikomeze zibe zihari niyo competition yongera ikintu cyabaye turi mu kiganiro itangazo ko na president wa Ferwafa aratubwira ngo hari ibyemezo ushobora gufatira amakipe hano mu Rwanda ugasanga urasigarana amakipe nk'abi yose ukayirukana ako club licensing ishinga mu bikorwa neza urebye ibyo bintu bya club licensing n'ibintu amakipe abasabwa kugira ngo ikipe ibe pro ubyohereje amakipe yo mu Rwanda kuko aho hazamo n'ibibuga aho hazamo no kubwira ngo ikipe uzi ibindi bintu bizamahongoza ikipe urayisaba ngo yerekane ikibuga cy'imyitozo cyayo izagikoreraho yerekane ikibuga izagikiniraho aya makipe hafi yose ahurira ahantu hamwe ni ibintu byinshi wasanga amakipe ukayirukana hari parametere wenda zigoye nk'ikibuga ifite ikibuga cyayo inyinshi biba bigoye ariko nibura hari biri basic binatuma niyo competition niyo seriousness mu buzima bwa equipe n'imigaragara y'abagore nabyo naburi y'abagore biragoye uva mbwira impamvu bigoye ubu ngubu ETSR ihora ifite ibibazo by'ubukungu ihemba amezi 3 byagoranye ifite ingengo y'imari irutwa n'umushahara nako yabavuze amagaje afite ingengo y'imari ishwa n'umushahara wa peri ukwezi kumwe ubwo equipe uragiye kubwira ngo niza n'urugero bihangana amagaje n'ikipe inameze neza kuva yazamuka urayibwira ngo nijye kuzana ikipe y'abagore ijye kuyishinga ijyana inyamagabe yikoresha iki se yikoresha ikipe yizanye nibwo n'ibibazo byinshi birenzeho noneho nago Ferwafa ya kubabwa ngo bashinga ama equipe y'abagore iyo ngiyo ni ibwizwa rya CAF no kuva muri za FIFA niba ushaka gukina amarushanwa ya CAF n'ubundi birebeza ikipe zisohoka n'izingizi niza eshatu nyine nayo Kigali bayisanzwe bafite nako ataritegeye ko buri kipe yagira ikipe y'abagore polisi ibintu byayibayeho urabona polisi ntabwo mu mibare mu by'ukuri ntabwo umwaka agiye gutangira polisi barango twasohoka ntabwo yabiri mu mibare niyo mpamvu bagiye kwitirira igikombe cy'amahoro babonye gutya bakigwaho basanga ibwiriza niko riteye biba bishyashya kuri bo bariyeranja kuri badasanzwe banasohoka ngo bamenye ko bya bintu bihari kuko niba ko APR yasigarura equipe y'abagobwa yari yakuyeho kera ariko bahise bayigarura ihera mu cyiciro cya kabiri bakinnye maseze ebyiri babona kuzamuka bazamutse no mwaka nabwo bye byagoranye nubanga igihe hari cyo izi kipe nkuru zizi ko zishobora kuba zakina amarushanwa ya CAF nizicare zibizi ngo tuzakenera ko izi kipe z'abagore ziba zihari kandi zinakomeye nk'ubu ngubu nka polisi niba yaripimye ukabona ko gusohoka bishoboka nigire kipe bihari yayishingire hanyuma ibihari ikomeye meme na AS Kigali nayo sinzi niba wamenya niba ubuzima buhagaze gute ubu nabi bimeze nabi AS Kigali y'abagore nabi cyane oya aya makipe y'amakuru byuze twese kuvuga yose aya makipe asa nk'afite ubushobozi yakwiye gushora mu bagore nako ko dukine kubona umupira w'abagore no zamuka bagashoramo bagashinga amakipe nibwo tubona impano nyinshi zina yaba exposed ariko se nanone urajya kureba n'amakipe nayo bwayo afite ibintu biyazitira birimo imiteguro ya Ferwafa ya shampiyona z'abagore nimba tutujya kuri amashusho reka ngo tujya tunabijyaho tuze gusoreza rimwe kuri ruhago y'abagore adukubitire hiriya shusho kuri kiriya kibuga ubwo no kuvuga ngo ufite ibibuga byinshi mu Rwanda bishyirwa bisanzwe bikinirwaho n'amakipe y'abahungu kuko twiboneye ko abagore imikino y'abagore akenshi itaragira n'umufana mwinshi wishyize mbere yaho niyo yaba saa 5 z'amanywa niyo yaba saa 6 bajya banabakinisha saa 4 ntabwo batabakinisha kuko n'igihe tuzinyamira tugasaba marakino imipira y'abakobwa bakiri batoya ni kenshi bibaho kuzika mujyana ariko ngo ujye kumujyana umwe arimo arakinira mu nyanja ari koga nuva ari gukina umukino wo koga anakina football icyarimwe
ibintu biteye isoni niba ari irihe niba ari hari ngo wagita gutese nahoze mbona kuri social media aho gukina triathlon ni football ntago foot irimo teatro nta nuzi nta iyo nagiye gushaka undi tuyita ku na magare no kwiruka no koga swimming ivanze na football reka tubyite ni football muri piscine nahoze mbona kuri X abantu bari kwibaza bakavuga ngo ko muri gahunda zose z'abagore hano mu Rwanda bashyizemo imbaraga kugira ngo urwego rw'abagore n'imikorere y'abagore bitere imbere kubera iki muri football mu mikino y'abagore ho bitarimo biratera imbere kuki bitarimo biragenda neza kuki nyine uru rwego rwo barimo bararusigaza inyuma nkunganiye n'undi wese arabizi mu Rwanda niho hantu nzi umugore aza ku isonga ahandi hose usanga ngo 30% ariko muri ruhago 0 na 0% ubanza nayo nta kindi kintu kiri munsi ya 0 uyu ni umukoro kandi bikaba n'isura mbi barebe abari kuri YouTube channel yacu bareba aya mashusho debera uzwajya ngo ni nko mu umukino wahuza ikipe ya Forever Girls n'ikipe ya Kamonyi yani Remera Rukomo ku kibuga cya Kamonyi iyi ni football ni Kamonyi hanga abarimo barakina mu Biziba batari kubireba barakina mu Biziba bimwe byagiye bikireka kuryo umuntu akandagira mu mazi akamugera agapfuka nk'ibirenge byose ariko mitanibaza nka komiseri wari uri kuri wemera kwimukino we ari umwana we yatuma akina muri ibi Biziba umukobwa we yatuma akina muri ibi Biziba nka komiseri ari kuri match umuntu aciye ngakabona match ajya abona barimo barakina iby'abana ariko hari barimo barakina iby'abana ari muri karitsiye ko yagutera imiserebe ko ntabwo acyaka ngo ari abakobwa bakina umupira w'amaguru nk'ababigize umwuga mu cyiciro cya mbere hari ibintu abantu bajya bibeshya niba tuvuga ko dukeneye iterambere rigaragara ni wenda n'ubushobozi buke buhari bw'ibibuga cyangwa se no mu bundi buzima nyine amakipe akora mikoro nge ubu nyibona ino shusho umuntu wa mbere nabanza gufata ku gakano ni komiseri w'umukino yego komiseri niba ubona hari force majeure iyi match isubitswe ko mu Rwanda championnat yabo itari ndende cyane mu bagore ngo uzabona undi munsi wishyira harafite bitwaye iki gufata umukino mu byemezo mu basho ufite uhabwa n'itegeko simbona mwaperigwa bigahagarara ari n'abagabo bari gucana bitwaye iki umwana w'umukobwa uri gukinisha muri ibi Biziba uzi indwara ari buvanemo urwego rugezaho ufata abantu bazima komiseri w'uyu mukino ukabafata ukabashyira muri iki kiziba kubera iki oya pe ubu wenda tureke no kureba ngo dufite ikibazo cy'ibibuga n'iki komiseri uyu nguyu bahari ari kumva atari guhemukira ariko ubundi reka nkubaze ikindi kibazo abantu bakabaye banibazaho uratekereza ko twabona ibindi bihugu ayandi makipe yo hanze aza gushaka umukinnyi ukinira mu kibuga nk'iki kina mu ijambo nk'iyi ngiyi nawe amushyira mu kibuga ubwabyo iki ni igitutsi ku mupira football femine ikibazo kandi aya ni amakosa aba yabaye kubera ko abantu bameze nk'abataye agaciro donc nuko uyumva nyine football femine abantu bakine birangire muri make ubundi shampiyona y'abagore ikina kuyanga irangire ko ari itegeko ko igomba kubaho nta tegeko rihari niba bivana hose n'indi uzabahana ako urasebye umupira w'amaguru uretse batabikinnye ibindi bindi babahana bose ako bakina ibingibi umufutbol y'abagore bayivanaho sibyo twakwifuza naho tukifuza kivaho oya ntabwo tubyifuza ariko ako bakora ibintu nk'ibi ngibi wabireka pe kuko hari ibibuga byinshi imacha bereye Remera Rukomo hari Kamonyi iyi ngiyi kandi ndabona ari cya kibuga cyo ku Ruyenzi oya ntabwo ari Kamonyi babaye bakajya gukina ku Ruyenzi se byibuze no kubango nubwo aracyari kibari ko byibuze ko biri gitandukanye nagira ngo nicyo kubera Edi ibingibi turi kubona iyi match isubitswa zayishaka indi munsi match yakaba isubikwa mu nyungu z'umupira n'abuzima bw'abakobwa ubundi sirasubikirwa iki yagiye aho gute yisubikwa yajya bigaragara ko haguye imvura sibyo ariko iyi match kujyanga murabizi ko ikibuga ari kibi imvura yaguye byagenda gutya wajyanye ku kibuga cyiza ko abagore amasaha batanaguranye twamaze kubona ko basanzwe bakina saa 5 saa 7 iyi kipe ya Forever yakirira kuri tapi hariya Inyamirambo iyi ni Kamonyi sinakure cyane okay katwumve nako imvura yaguye igihe cy'amanshi bagezeyo niki ariko si ubwa mbere rega nicyo kibazo ikibazo nuko batabaye ubwa mbere uribuka muri sezi ishize irambura match rambura kinaga na Rayon Sport reba match ejo twagarukagaho ya Mutunda ihuye nayo Mutunda yakiri ikipe ya Rayon Sport ibi bibuka ngo umukobwa arabikiniramo none wibuka ko ari n'umwana w'umukobwa ari kwidumbaguza muri iki kiziba amakipe mu shampiyona y'abagore nangaye ukibaza ama infection yavana hano ubu za scarisi zivamo hano ziba zingana usko hejuru gukina avaramo n'indwara uko twayibonye umwana arimo arakina hangana bajya barakina iby'abana n'umwana wijondetse mu byondo
bijo ndetse ko barimo baragenda barajya ahangaha sisiteme umutoza atari gukina sisiteme yo gukina ansira komiseri wa football femine muri ferwafa ufite akazi gakomeye kandi rwose ahangaha urazirengagiza nkana sinangwa bikwiye kurangirira nge mbona nyuma y'ibingi bakwiye kubona statement isaba imbabazi abanyarwanda statement yanditse iri clear isaba imbabazi kandi tukanamenya ngo suivi y'ibyakurikiye ni iyi ntabwo bikwiye kurangira gutya fata amakipe akina muri shampiyona y'abagore uyagenera nazajya akina ibibuga birahari bajye bakina mu bibuga by'amakipe y'abagabo bitewe n'ikipe iherereye niba ari Kamonyi ireba ikibuga kiyegereye ibibuga byiza aho kuvuga ngo ikipe ngo nuko yakirira ahantu yakira hegereye ngo ni kuri segonderi yigaho ngo ni Kamonyi nibiki ibibuga kibwira ko gikwiye gukina shampiyona cyo cyambere uretse n'icyambere n'icya kabiri uziko ana interscolaire twebwe ekaze turi gukina interclasse ku ishuri ntaho twakira ku kigo kimeze gutya classe ku ishuri umva mukajya kugama murajya kugama ntabwo mwaki interclasse n'umwango mwashyize amafaranga ntaho mwakira ku kigo nk'iki ngiki twitwaza amafaranga tubayarya twakinaga ku bigo bimeze gutya nk'ibi baza shampiyona cya mbere y'amakipe ahembwa harimo ikipe izatwara shampiyona ngo miliyoni zinga kandi ikazasohokera igihugu ibi ni uguhonyora ubuzima bw'umwana w'umukobwa reka twibaza akantu kamwe ni ryari tuzagera ku rwego rwo kumva ko niba dushaka ko dutera imbere muri siporo reka dufate case study ya football femine turi muri 2025 aho nabonye no mu mariga y'abatari ko bimeze muri za U20 ngaho ibaze niba mu cyiciro cya mbere mu bagore bimeze gutya ibaze nka U20 cyangwa U17 bakinira mu ntabiri mu bibuga mu bushobozi bw'ibibuga bike bihari ntabwo byasaranganywa ariko tugaprogretinga ibintu byacu byo tukagira karite ese izo match zitangiye gukinwa saa 4 bitwaye oya na saa 6 n'igice baba bavuga ati turabashyira saa 6 n'igice ngo biragoye ariko siko babimenyereye aho kugira ngo akinira aha bakora imyitozo ryarese in case turi kubona hari force majeure nk'imvura nk'uko nguko bitwaye cyo gusubika umukino kubera ko dufite scarcity ibibuga turabyemera ariko kugira ngo tuzamure standard y'ibintu byacu reka tureke n'abantu banabikunde baze no kubireba ariko tunahere kuri wa mwatlete wa wundi dusigasira ubuzima bwambwira ngo nkuno muntu nk'iyi shusho irikiza ikajya hanze nko muri kafu bakayibona wambwira ngo ubungubu wambwira ngo twasobanura iki ubu hari ibintu ubona ukabona birenze ubwenge bw'umuntu aya makosa nk'aya ngaya amonavi dukwiye kubona statement yanditse isaba abanyarwanda imbabazi kandi n'abari inyuma y'ibingibi izi decision ziba zafashwe bakagira uburyo komiseri bigenda gute ngo ntatange raporo ko ikibuga cyari cyangiritse baro ntigenda ni mu kiziba ni ukwidumbaguza agasubika match agatanga raporo ku baboss bati match twayisubitse kubera impamvu zinize iyi ntaga ni impamvu yumvikana kandi ejo bundi twarangiza ngo dukeneye yuko tubona ekipe z'abakobwa zikomeye zisohoka ikipe y'igihugu ngo ejo bundi irakina na Misiri ngo Misiri uzayitsina kina cyakoze Misiri tuza kukinisha muri iki kibuga byo birumvikana uzayizana aho twayihatina ko turabimenyereye kubikinamo none it's a shame ku bantu bari in charge ya football femine by'umwihariko shampiyona please ibi bintu ntibizasubire cyiciro cya mbere muri 2025 kweli my dear friend shame on you simbizi nako none bambuze n'icyo mvuga reka tuviveho ngayo nguko rero gusa abifite mu nshingano birarengereye kuri ruhago y'abagore mwibwe kari yakabaye nabongira ngo ahubwo banafatwa binarenzeho ahubwo bakasigasirwa birenzeho kugira ngo bajye kwirwa babakubishyira muri ibi bizima pari ibyo yizo mvune wagiriramo izindi ndwara wavanamo muri ibi bizima ku mwana w'umukobwa rwose njye navuze ati ari nka komiseri wari uri kuri uyu mukino ari nk'umukobwa we yakishimira kari kwidumbaguza no gukinamo umupira ushobora kugira ngo uyu match yabaye nta komiseri ariko se atahaba bwo umusifuzi wa kane we reka twigendere ngayo nguko nibyo nyine twifitiye muri football femine hano iwacu mu Rwanda ubwo rero Rayon Sport yo ku rundi ruhande Tade nk'umuyobozi wa Rayon Sport Association igikombe cya mbere yakeguka yakimanitse abakobwa bakimuhesheje mu bagore bo yitege n'ibindi byinshi azabitwara cyamahora gitwara cya champion na sheke miliyoni 3 indangarwa itwara miliyoni 3 niyo mafaranga atangwa muri iki gikombe cy'amahoro igikombe cy'intwari iki gikombe cy'intwari Tadeyo narwanye n'ibya football y'abagabo iby'abagore Federasiyo y'umushyire ku murongo Federasiyo bisetinze birasomeka pe igisigaye nuko gusa aza akabisigasira n'ibikombe byinshi bizaza ahubwo akanarwana nuko
ku ruhande rwa Afurika basohotse kuko twabonye agerayo akubitwa byihuse hano ukuntu ifoto imubereye mu gikombe cya mbere yakimanitse ku ruhande nabonye tuza kubigarukaho mu kandi tugaruka ku nama abarimo nabonye bashimiye Janine ndetse n'abandi bagize komite ya Rayon Sport Women Football Club ariko reka tujya ku bagabo kuri iki gikombe cy'intwari nabo byasabye iminota 120 bisaba n'amapenaliti kugira ngo ikipe ya APR Football Club yegukane